umukobwa wacu Nyambo yaterewe ivi Mhm. urambwira ngo ivi ni kimwe ariko no gutera indi ntambwe Aha. ikindi Yego. Mhm. iyo ntambwe rero ejo yarayiteye ubwo igarade rye yazamutse babaye bane. yego ejo igarade yarariteye Nabyumvise. ajya gusezerana Ari mu bantu. Ari mu bantu. Si wowe wa mbere ukoze ubukwe. Kuki ari wowe wa mbere ubushyira ku karubanda. Si wowe wa mbere ugiye mu murenge. Si wowe wa mbere batereye ivi. Si wowe urazana iki? Ugarutse muri ya polemika avuga ngo inshuti ninde uzi inshuti za Nyambo kurusha Nyambo? Haruzi? ntawe nzi Nuri abasezeranye ntabazi. Kuvugisha ukuri ntabwo byica umutumirano. Okay, katugere. So rero reka tugaruke kuri uwo mwana ariko abantu babyumve ukuri kuraryana. Muraho, waba uri umunyeshuri cyangwa uri umubyeyi ufite umwana wifuza kwiga kaminuza? Ngufitiye amakuru meza. Hanika Anglican Integrated Polytechnic ni kaminuza nziza iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza. Tubafitiye amashami atandukanye nka Information Technology, Automobile Technology na Civil Engineering. Ni koko ngimishijwe ikaramu ntiramburura. Murakaza neza muri Hanika Anglican Integrated Polytechnic. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugarutsemo na mwarimu wacu. Mwarimu waramutse Amse neza. umeze ute se? Sava. Nazindutse noneho. Wagerageje. Nagerageje. Tugeze ku cya gatatu. Nakwemereye bitatu none kurenga kimwe byaranze. Niko. Umeze neza. Wagerageje. Umeze neza se? Ndaho naraye mvuye muri Expo. Narinzi ko uyu munsi nidukora kare turarangiza tukajya kureba uko bayifunga. Ariko nari bizi ko ari igihe bitashoboka. Nazanye contact hari ibigo bimwe na bimwe nzajya gusura aho bikorera. Hatari muri Expo. Nubundi muri Expo ni ukumurika ariko tuba dukeneye no kureba babikorera hehe. Yego. Nabonyemo hari abakorera hano ku Muhima bambwiye ko bafite n'abantu bigisha kuhira ukoresheje sora. Babyumva? Kuhira ukoresheje sora. Nabitwa Kabahizi Theoneste abo bita Keti Hub. Abo nibo nabonye bakomeye bashobora no kuza kubona igihembo uko nabibonye. Ndabona uvuga ngo bafata umurima wabo w'imbuto wabo w'imboga wabo w'iki. Hanyuma bakagira akantu kameze nka generator bashyira mu mugezi. Katanywa essence katanywa mazutu gakoresha ku izuba. Aha, izuba. Izuba rero rikagakoresha kakohereza amazi mu murima. Bakaguha itiyo umugozi ushobora kugura umugozi wa metero 200 amazi akava mu mugezi akagera mu murima wawe. Kandi bikisensaringa bikihagarika igihe amazi abaye menshi bikihagarika. Ni ibintu nikoranabuhanga rikomeye abo nzabasura naho bakorera hose. Hari undi mwana nawe nabonye urimo arangiza muri Rika we noneho nawe afite ikoranabuhanga ryo guhinga mu kirere. Guhinga mu kirere? Mu kirere. Mu kirere akuhira amazi arimo n'ifumbire. Amazi akazenguruka kongera akagaruka. Hanyuma nabwo umurima wamara guhaga amazi sensa ikikupa. Kandi ari muri telefone ntabwo ajya mu murima. Hanyuma mu kirere rero nabyo bidusobanurira. Mu kirere nyine n'umurima mu kirere se ntabwo ari kuvuga ngo biramanitse ariko birazamuye. Umurima urugushinga ipotaha ugashinga indi hano hanyuma ugashyiramo ukensaramo. Wakwensaramo imigano, wakwensaramo amatiyo, wakwensaramo amavaze, wakwensaramo ibi bicupa duhora tujugunya by'amazi bino twita umwanda byangiza ibidukikije ugahingamo.
ukuhira waba uri muri karase ugakora kuri telefone ukuhira ukiyuhira kandi ukuhira n'ifumbire bijyana n'umuti byose washyize muri ayo mazi nawe nzamureba ndumva aribo harimo abandi ni ibisanzwe by'amafu n'ubuki hari umudamu nawe bambwiye akora Kicukiro we bakora imizinga systeme y'ubuvumvu umuzinga wasarurwagamo ibiro 5 mu mwaka ukavamo ibiro 40 20 inshuro ebyiri babyumva ibaze nyine amajerekani 2 ku muzinga umwe kubera iki systeme yo kugabanya dépense imbaraga inzuki zakoreshaga zijya zubaka ibinyagu ibyo byavuye mu nzira ubuki zirya ubwo nabwo ntubikibaye bw'umuvumvu ibyo byose bakabigabanya ubwo se baba bukiri ubw'imwemerere bien sûr si ubw'inzuki se ikitari umwimerere ni cyavangiwe n'ibivaruganda umuzinga uri mu mbaho si umwimerere si imbaho inzuki zijya guhova bisanzwe muri nature icyo bakora aho ngaho ni ukugabanya imbaraga inzuki zikoresha zishaka zihova zubaka ibishashara ibinyagu ibyo byose baba babivanye mu nzira kuko icyakoze kuri sezo ya mbere gikora no ku ya kabiri mu gihe umuvumvu wa kinyarwanda we akivanamo abyumva akagira ubuki agomba kuzayungurura inshuro zingahe harimo ibinyagu harimo n'ibisigazwa by'igishashara abo bandi iyo mirimo iba yagiye ku ruhande donc uhakura bucya inzuki zitangira gukora ubundi buki mu gihe mu kinyarwanda uyu umaze guhakura hashiraho indi minsi inzuki zubaka aho ziza ego abo nabo tuzabasura gutegura kamera so harimo ibintu byinshi nuko ntabonye uyu mwanya ariko mu byo nashakaga byinshi nabibonye mu by'ingenzi ibyo nabonye ubu ngubu saa 5 baba batangiye gukorozinga kandi gukorozinga ni imihango niko navuga nta gishyashya buri kubona benshi baba bari kwanura byako utuzaniye iki uyu munsi hano kuri KOP wamfasha tukajyanamo yego wamfasha tukajyanamo ariko uretse mbere yuko tujyanamo reka ejo bundi turi mu kiganiro twice hariya nakubwiye ko umukobwa wacu Nyambo yaterewe ivi ntabwo yari inkuru ntabwo yari inkuru yatumiye gutumina nicyo cyari inkuru yatumiye abantu bake bameze bate bakuze aricyo cyatumye tumuzamura mu igarade yego komeza noneho urambwira ngo ivi ni kimwe ariko no gutera indi ntambwe ni ikindi yego iyo ntambwe rero ejo yarayiteye ubwo igarade rye yazamutse babaye bane yego ejo igarade yarariteye ajya gusezerana ari mu bantu babikoze vuba hagati y'ivi n'umurenge bafashe igihe gito cyane sibyo hari n'abandi duheruka amavi tutigeze tumenya ngo hakurikiyeho iki sibyo yego icya kabiri impamvu muzamuye burya navuga ngo hari umugani ngiye guca reka mwihorere ariko baravuga ngo irimenye kwishyira ku mihanda rimwe na rimwe uba wishyize muri metero zingahe zituma ibyawe babikurikirana cyane rimwe harimo n'abashaka kubyangiza n'ababinyega so kuba kwivi yaratumiye bake bakuze abandi akabihorera twasobanuye ibijyanye n'inshuti no muri commentaire umuntu wambwiye ati umuntu niwe umenya inshuti ze nicyo zimumariye yatumiye bake kandi bafite icyo bamaze bamuri ku mutima sibyo kandi akora ibizava mu nzira ahita ajya mu murenge nta cyumweru hari cyumweru se kirimo nk'iminsi 3 cyangwa 4 nk'iminsi 3 cyangwa 4 birare niko bigenda umuntu muzima umuntu ushaka kwibye bigira umwimerere ntabwo ahora muri rwayagara ntabwo ujya kuri kamera ngo mfite ubukwe ntabwo ujya ibintu ubuzima bw'umuntu ni bugari byose ushyize ku mihanda nari iki hari abo ujya ubona yajya muri restaurant yasohokeye nko kuri Muhazi bazana agasamake mbere yo kugatapfuna agatangira gufotora ufata agasinapu genda gakeya mu gihe ari gufotora sakaba igaturuka irutunga ikaza ka gasamake gasigaye ikabira gatwaye
ari nkeruka kunkorera agashya kabaka ehe nawe baraguhaye utinda kurya rekata nari ndi hano muri Saint Paul noneho numva ntago nshaka kurira handi mu nzu ndabifata ndabimanukana ngiye kwicara muri ya muri jaride yo hepfo ewana sinamenya aho yaturutse wari yaguciye hehe akanyama yaciye hejuru akanyama uri hese ndi kumanuka cyangwa uri gufotora wakata ndi kumanuka ngenda n'amaguru so hari abatangira gufotora saka bakabitwara ntabwo mvuze urugero iyo ni legende ntabwo ari ibiryo mvugiraho ikintu cyose ufite muri gahunda uvuye muri interview uriteretse sibyo utsinze ikizamini cyanditse uriteretse uzakoresha interview arimo arakumva sibyo yego uvuye muri interview ntibaraproklama ko watsinze ugiye uriteretse wa wundi proklama batsinze azaba atari kuyu muntu we nabona ni ibintu byo no muri company yacu ntazajya agenda yivuga ribiri hanze ubuzima bw'umuntu ni bugari ntago byose ubizana ku muhanda cyane cyane ibijyanye n'umuryango zana ibijyanye n'akazi ibyungura abandi sibyo yego ibyungura abandi n'ubukwe nyirizina kamera ushobora kuzizana byo kugira ngo uzajye wibuka ngo mu gihe runaka ku bukwe bwari beza ariko si byo gupibiriya tandukanya gufata amashusho no kuyatangaza cyangwa kuyakwirakwiza ni ibintu bitandukanye amashusho nagiye atafashwe kuva muri za 70 amashusho arafatwaga yego oya 70 na 50 abazungu abakoroni bari barazanye kamera ariko byose ntabwo ari byo kujya ku karubanda none puro mu kamera yo buri kanya ibintu byose hari n'utangaza ibintu bitaramana n'iminota 5 bibaye cyane akabitangaza bikiri kuba ahubwo bikiri kuba umugore agasama akishyira ku muhanda n'inda yajya muri consultation prénatale video yajya muri maternité video yajya kubatirisha ndabyanga nayibaza uriya mwana oya uwo mwana uri mu nda we yamaze kuba umunyamihanda cyane sibyo natangira kwiga nubwo umwarimu wigisha uyu munsi uwo mwana avuka azaba ari hafi kujya muri pension ariko azumva amazina ni uyu ni wavuye muri yanda twabonye hari ibintu biri private ari business it's okay sibyo hari business niyo mpamvu ubona yambariye umupira wa Dave iyi ni company nubwo ntayizi neza ariko n'abakobwa banjye bayamamaza abantu bayimenye kandi ibyo abana banjye bazi nanjye mbabizi urumva ku nyungu ya business ku nyungu yo kungura rubanda ariko ibindi bidafite icyo bibamari si wowe wa mbere ukoze ubukwe kuki ari wowe wa mbere ubushyira ku karubanda si wowe wa mbere ugiye mu murenge si wowe wa mbere batereye ivi si wowe urazana ibiki ejo rero byazakugaruka batangira kukota ngo bakwibasiye kandi ari wowe wabizanye sibyo yego ari wowe wabyizaniye yego ubwo rero uwo mwana niba yaraterewe ivi kiriya gihe agatumira abantu baringaniye benshi batakekaga bariya ababyeyi bakuze nibo bafite icyo basobanuye kuri uriya mwana abandi zero abandi ni inshuti z'imihanda hanyuma bukeye ajya no mu murenge ubwo n'abandi nabwo baratangira bavuga ngo kanaka ntiyamutumiye yego ntabwo utegeka urakoze usinyinjiza ahantu heza hari ibintu nka bibiri byatunguye abantu mu bukwe mu murenge wa Nyambo icya mbere yaje mu modoka nziza ihenze icya kabiri uvuze ku kantu ko gutumira ngo hari abantu atatumiye hari abantu bose batekerezaga ko abantu batekerezaga ko bagomba kuba bari imbere mu bukwe bwa Nyambo ariko ntibabahabonye uwa mbere ujya mbere kujya mu mazina abo bantu bapfana iki nawe ni abashuti be no abashuti ku ruhe rwego niba nta muvandimwe urimo zero niba nta mubyara niba nta nyirasenge niba nta nyina wabo niba nta muyomba abo bandura bazana gute ubukwe n'ubw'umuryango ni inshuti zishingiye bahanye inka kutansubiza ntago mbizi ubushuti bwabo ubushingira kuki kuki batabara ari abamuneka kuki batabara aba contre succès erega abantu barenzaho ugarutse muri ya polemique avuga ngo inshuti ninde uzi inshuti za Nyambo kurusha Nyambo haruzi ntawe nzi nuri abasezeranye ntabazi izazi yemera ni iziriya yerekana abantu ahubwo baratungurwa babazi ngo nanjye naba ndimo oyinya nanjye naba ndimo oyinya none se baba aribo bamutengushye
yabatumiye ahubwo wakabaye ntibabuze wamubajije ngira ngo nyaspekera ku bantu bagihari ari abo bashuti be bumvaga bakabaye mu bukwe umuntu yababaza ngo kutabugiyemo sinatumiwe cyangwa se sinabonye umwanya cyangwa sinashaka kubujyamo ngewe sinakubwiye ubwo natashye ubushize nkabwa ngiye sinatumiwe ntatumwe gutumira no gutumwa biratandukanye yego kuvugisha ukuri ntabwo byica umutumirano nta nuwo byanteranyije nawe numwe uri kunyumva yego so abo nabo wababaza nyambo cyangwa se ukabaza nyambo kuki utatumiye kanaka ntacyo avuze ku buzima bwanjye niba yasize nyirasenge umbwire ya garade nyimanure oya niba yasize nyirarume umbwire oya abo bandi ni bande kuri we ni abacuti be abacuti bubipimisha iki kubona bagendana gusa bivugwa ko banabanye no mu nzu imwe babanye batese ahubwo ushobora gusanga kuba barabanye ari nacyo kubana mu nzu egari kwa wene wasanga umwe yaratinda kwishyura amazi cyangwa kwishyura nyiri umwe yarahabaye mu buryo bwo gufasha amucumbikiye babanye bate urabizi uko babanye nyambo nyine yaracumbikiye umwe muri abo nyine uwo umwe muri abo niba yaracumbikiwe yamubaniye ate urabizi usibye kubona binjira mu nzu gusa uzi uko bari babanye byanze bikunze ni neza kubera iki igihamya ni ikihe igihamya ni ikihe kuko twabonaga buri gihe baba bari kubona gusa none se urakira ngo bigende ashobora kugucumbikira ari umunyamwanda ibyo ntiyabizana hanze wenda yinjiza inkweto zitameshe munsi y'igitanda zikarazinuka ibyo ntiyabivuga ashobora kumucumbikira akorakora yashyira igiceri cya senkani hariya akaba arakirashye kandi ibyo ntiyabivuga ashobora kumucumbikira ari umunyabugambo akajya agenda hanze akavuga ati kuriya mumureba ahorera ifiriti itagira imboga n'udukaroni yego akirwa ari umunyabugambo abantu babana kuvuga ngo babana mu nzu ntabwo ari igihamya cy'uko yamugiriye impuhwe aramucumbikira ariko nyuma yo kumucumbikira ntabwo uzi uko babanye simvuze ko byari nabi ariko hari binavuze ko kuba barabanye amurutisha abasigaye bose babyumva rero ibintu twita ubucuti buri uko bavuga ba bantu cya gikipe ngo buriya ni inshuti ayinya ubushuti kwanza ubushuti bwagiye ku karubanda babyumva ubushuti bwamenyekanye na rubanda icyo buba bugamije ni ukwereka ni uguma amaso rubanda ntabwo ari ibiva ku mutima ni ubushuti bufite inyungu zimwe either mukora kimwe mukina mu ikipe imwe mukora bimwe mwariganye ibyo kubyereka rubanda icya kabiri rimwe na rimwe ubushuti bwagiye washyize ku karubanda nabyita gukize nubwo kwifotoza nyine ntabwo nakubwiye inshuti zanjye uribuka wowe na Dani na Pizzo tuvuye muri press conference ya Murangira mumbaza ngo inshuti zanjye ni izihe urabyibuka ndabyibuka iz'abagabo nakubwiye batatu sibyo yego uwo twiganye uwo twakoranye n'uwanyigishije yego sibyo yego iz'abagore nkubwira umwe n'undi umwe nawuzi urabyumva yego none se iyo mbona mu muhanda pani imihanda isanzwe ya kaburimbo cyangwa mu tubari hari igihe se ninywa njyenyine ishwe aroro ntabwo njya nicara ntabwo wicara umwe aroro ariko si bivuze ko twicaranye ari inshuti none se hari ibyanjye batazamo yego none se abo ngabo muba mwicaranye ubafata nk'iki tuba twereka rubanda nyine ko tubana ariko si ubushuti ni iki nyine ni iki uretse no kwerekwa abo rubanda abo bantu ni inshuti za reka nta bushuti sinazi kubwira inshuti zanjye ubushize njya kugira anniversaire kubera ko ntari bugifete ariko navuze ngo kuri iyo kaziyo hari abantu bagomba kumenya uwa mbere njya kumushaka abi Masaka ndamuhamagara duhurira i Gasogi twicarana nk'amasaha 2 turasangira basi ndavuga nti ejo na anniversaire yanjye uwa kabiri nsanga yagiye mu ntara telefone yayikuyeho turicara turamuhamagara ndi kumwe n'uwo kuko baraziranye turamuhamagara reka dabiranga ndaza nkomeza mpamagara ngeze muri quartier y'umuhamagara ndabimubwira nti ejo mfite anniversaire twagomba kuyisangira iryawe ngiri
yego nawe uzarigure uraryohereza ndaryohereza yego undi ndamwishakira physically uwo niwe inshuti guhagurutsa ariko reka nkubaze abo bantu musangira ngo ntumwe atazi wawe utazi wabo utazi nyina nizo ku mihanda inshuti nyashuti mwamuziranye n'indani uziranye na se na nyirasenge na babyara be na fiance we n'abana be ibindi tuba tureshyana ku mihanda uzi ko ari utaza akarere umuntu abavukamo we cyane abo tsindira nyambo ko ari inshuti ze hari uzi nyina yishwe kuki umuforosa abantu no ibyo twerekana ni housing reka byite housing sibyo yego reka byite housing na amawuwa ni indabo sibyo ni za ndabo ziri muri jaride ariko bizitavuze ngo abari muri iyo jaride baba bishimye so tugomba kwereka abantu ko tubana ariko si ukuvuga ko ari inshuti ni ikintu kirenze uzi ko ari n'inshuti kurutira uwo mwashakanye ibyo nabyo byemerwa na bake ariko n'uwo mwashakanye atari inshuti ntago mwabana inshuti ni icyo ngicyo kumva ibintu kimwe kubahana kugirirana amarangamutima wasitara uti impore wakwitsamura uti urakire sibyo wagira urubanza akaguherekeza wahunga akagusigarira ku rugo akakurerera abana azarusigara bataruze naho ruri hishwe inzu yawe yahirima akazana agasima niyo kaba gafuka kamwe ubushuti bw'abo bantu wicara utsindira abantu uzi niba bugera kuri urwo rwego uzi ko ari ujya mu bitaro icyumweru akava yasuwe n'abantu babiri none nagira akantu agafeta akora urajya wazahuruze rubanda mu bitaro yarabonye babiri ntabwo urarwara cyangwa ngo urwaze ibipimo by'ubushuti birakomeye igipimo cy'urukundo rwiza burya kiraruhije dore data yampaye inka tuwukundura imuye bitanekereza uwo nkunda uribuka muri iyo ndirimbo uribuka umuntu uko yabigenje uwo yitaga inshuti nk'izo ngizo uri kuvuga yahise amujyaho aramubwira ati ni se wari umushutse ugiye n'umubwire ko wishe umuntu ugira ngo aguhishe ageze ati tubaga wifashe ati uwo muntu uzamubazwa wenyine ayo maraso ahita ajya ku wundi wa wundi navugaga nka wa wundi njya kwishakira ngewe iyo ngiyo mu dusaka mu bihuru arimubwira ati niko nishe umuntu ati reka dati ubu bakuriho rero gira vuba ahita apakira impamba vuba barirukanka agasozi ka mbere aka kabiri aka gatatu aka kane bageze ku gatanu baricara bararuhuka nyiruguhunga ari unaniwe kurusha uwamuhungishije we agifite imbaraga ati tugende paka twambutse umupaka aravuga ati ndarushye kandi nakubeshyaga nta muntu nishe ati gusa nagira ngo ndebe ubushuti bwanjye nawe aho bushingiye rero ubushuti bushingiye ku kabari ubushuti bushingiye kuri kamera ubushuti bushingiye muri resitora wabyumvise nabyumvise ntuzongere ibyo wita inshuti ntabwo arizo hari izo tugomba kwereka abantu kamembe twavutse mu bantu ariko nubona abantu bakirira ikipe imwe ya handball ntuvuge ngo kubera ko ngo amupasa neza agatsinda ngo harimo ubushuti bwuteze bahujwe n'ikipe sibyo se ngo coach ngo buri gihe ngo amushyira mu mwanya mwiza agatsinda ibitego yatsinda ibitego coach akamuhobera n'akazi ariko coach ntamukunda ariko uzi ko ubona abadukurikiye bisatse neza nkuko ngo kuri kubivuga basanga bafite nk'inshuti nk'imwe cyangwa ebyiri icyo nzi cyo warenza inshuti nyashuti 10 yaba afite ikibazo muzabibaze Rutayisire urengeje 10 zujuje ibyo byose nakubwiye cyakora wenda hejuru y'imyaka 60 birashoboka kuko ugenda ukurura uko wabanye n'umuntu hejuru ya 60 byashoboka kuko ubwo ni ukuvuga ngo hari inshuti mu maranye imyaka nka 30 uyiga uyizamura mu nzego none se umuntu wa 30 uramubwira ngo inshuti nyashuti batarabanana n'itatu ubundi uhita ubyemeza gute nturamubona muri za situation zose nakubwiye urahunze urarwaye urarwaje ufite urubanza ugize ute urakennye hari nabo ukena bakiruka cyane sibyo cyane hari n'ukugurizayo kugura byeri wamubwira Minervare akakuraho telefone
hejuru y'imyaka 60 ubwo waragize umwanya wo kugenda umenya koko inshuti nyashuti niye muri bya bihe byose. Ariko munsi ya 60 ukagira inshuti zirenze 10 wemera, waba udasanzwe cyangwa ufite ikibazo. Udasanzwe cyangwa ufite ikibazo. Niba ngiye ku myaka 54 mbara nkabona batatu cyangwa bane, icyo nzi cyo batanu ntabo, sibyo se? Batanu ntabo sinkubeshye, ntawe n'ubu ndacyakaraga uhagize uza namukubwira, ariko ntawe ndi kubona. Wazanshizemo se ngaho da barabisaba se nabyo. Ntabwo ari ukurokirita, ubucuti ntabwo ari ukurokirita, nuko ugenda inshuti ntumenye uko yinjiye mu buzima bwawe. None se ubwo mvuga ngo twiganye, ose niganye n'umuntu umwe imyaka siko ndizi imyaka kuva 8 imyaka 22 hari ngira ngo icyo nzi imyaka namaze mu ishuri ishobora irega 15 dizo. Yego. None se kuvuga nkavuga inshuti ndiganye n'umuntu umwe se navuga abo twakoranye nkabona umwe ukabona umwe. None se nakoranye n'umuntu umwe kandi natangiye akazi muri 1995. None reba iki gihe inshuti mu bo twakoranye ni umwe. So rero wivuga ngo uzajyamo n'ubu byujuje ni nuzuza hari ni ama etape, ariko igihe natekereje nshaka wa gatanu si ntuze ndi kukureba. Okay, katugere. So rero reka tugaruke kuri uwo mwana, ariko abantu babyumve ukuri kuraryana. Yego. Ariko no mu Faransa yageze kubivuga, uwigira inshuti ya benshi nta nimwe agira, sibyo? Ni wumva inshuti zawe zirenga 10 uzikorere check up. Yego. Tari kubugenda bite abantu babishuti byanjye bijya mu zihe nzira? Inshuti umuntu wamara umwaka ataranaguhamagara cyangwa guhe message atari kuri amahoro ngo ni inshuti. Umuntu mubana ari uko ufite amafaranga wayabura ukamubura. Umuntu mubana ari uko ufite imodoka nziza nayo wigeze kuyikomozaho wajya muri ka kandi kantuza kakabwana ukamubura. Aya. So inshuti ni ikintu gikomeye cyane. Niba ariko muzabibaze Pastor Tayisire, niba abantu bashobora no kubana mu rugo atari inshuti, niba umuntu uvukana n'undi bidahita bibagira inshuti, ubucuti buragoye. Nuko ngo bavukana, ubucuti buragoye nyine. None se ugize krizo uguza mukuru wawe cyangwa iso, reka ntiharundi uguza se cyane, kubera ko wenda uwo muvukana aratinda kuyaguha cyangwa azakwishyuze nabi. Ariko hari uzi ko wamuguze 15 akavuga ati fata venture ndengejeho 5 bya byeri kandi uzayanyishyura uko wayabonye sinzakwishyuza. Ibyo nibyo aho no abantu bagenda barukritira za nshuti nyashuti. Umuntu akakurangira akazi nkaho ibyo bidahagije, akanakubwira ati ukoresha ikizamini ndamuzi, yego, ndamuguhamagarira. Mubwire ngo nihaza umugabo w'amasoso ufite utuvi mu bwanwa umenye ko ari uwanjye, akazi ukaba kabonye. Kandi uwo ntabwo aza kugutitiriza ngo nturahembwa ngo ngurire. Reka da hashwi yari inshuti yabikoze nk'ibye. Yes. So voilà, ikintu kizakwereka nyine ko umuntu ari inshuti, umuntu ujya mu byawe yabigize ibye. Wabyumvise? Yego. Umuntu ujya mu byawe yabigize ibye. Bari abantu buri abo bose nakubwiraga, iyo bari mu byanjye baba babigize ibyabo. Hari n'igihe babijyamo amasaha arutayongeye cyane, nka cyagiye se sinabibonye hakurya. Buri muntu yatanze amasaha 48. Bahereye raveye 72. Bahereye umunsi ubanza n'umunsi nyirizina n'umunsi ukurikiyeho muri za raporo no gukemura ibibazo. Atankeneye namba. Atari kumamagara ngo hano mbigenze no, ariko nkubyikorera. Kandi nanjye nkaza nkabishima nkaho ari nge nabikoze. Iyo niyo nshuti. Ntabwo ari umuntu usiga ku rugo ngo usange rwarasenyutse. Rwasenyuka karusana nkuko wagwisanira. Nkuko nawe wasana urwaho. Yego nyine. Ntabwo ari ukururinda cyangwa kuruhagarara inyuma. No. Amazi akameneka cyangwa se niba amazi yari yabuze muri robine yaza akakuvomera, abyumva. Yabona ibatiri riri mu mwenge agahamagara umuntu akarisana, akabikora nkaho ari wowe ugira ute ubyikorera. Nuwo nguwo rero. Kugira bene abo rero barenze 10, 20 ufite ikibazo cyiza cyangwa kibi.
simbizi pe sinzi ukuntu byashoboka ariko bibaho mu myaka ikuze uba waragize umwanya wo kubuseriva uyu muntu niwe nyawe kuko rimwe na rimwe hari n'abagira inshuti zikurikiye ubushobozi cyangwa nazo kubera ko zifite ubushobozi ariko hari umuntu uba ari inshuti yawe yaba ashomereye urabyumva wagira ikibazo akaguza tike ariko akagutabara sibyo nyamara muturanye urugo ku rundi ejo bundi hari akantu kasekeje hari abantu babiri baturanye igipangu inkuta ziregeranye neza sibyo umwe agira ibyago hanyuma abantu bishyira hamwe ngo bajye gusura uwagize ibyago wa wundi begeranyije igikuta yatanze contribution ariko ntiyagiyeyo ingo ntizegeranye se twagize umwanya muke kumutangira ibisobanuro kandi igihe muzi ko ibyo atari byo yambwiye ariko kuki uhora udefanda abatadefanda yakubwiye ngo iki ngewe twaribonaniye yari inkuru bahuje igikuta ni nk'aho batuye muri pariseri imwe none watanga ibisobanuro wabura umwanya urugo ku rundi nibyo rero hari aba bana kubera ko bafite ubushobozi bujya kungana ariko hari igihe uzajya kubona buri ushobora kugenda ugafata nk'umuntu w'imyaka 80 uri muri pansiyo yituriye nko mu Kagarama tufate nka Maronga buri ushobora kubaza Maronga uti inshuti yawe ya mbere ninde tugenda ujye kwigereka akavuga ati birasaba furutanka nari nzi ko inshuti yawe iri hano hafi ayinya usangira akakumanura ngiyo Muhanga ngiyo Nyarusange ukabona mwambutse Nyabarongo murazamutse ngiyo Nyange mugeze Gisunzu akakujyana ku Kibuye akagera akakwereka nk'agakecuru kuko umuntu ungana n'Amaronga aho igitsina gore bari n'umukecuru ati dore umuntu w'inshuti yanjye cyangwa akwereka umuhungu wako gakecuru biganye cyangwa akwereka nk'umugabo wako gakecuru wabyumva wabyumvise wacecuru katabona n'itike yo kuza kumusura sibyo ariko kandi ayinya kakajya gatira amayinite abuzukuru bana banjye mpamagare agahamagara Amaronga uraho nta bantu murasangira mugataha mwasinze bikagera ejo saa 4 nta urabaza undi ngo waramutse ute ese ya moto yakugejejeyo ubushuti nk'ubwo bushingiye ku kihi hari nabo muvana no mu rugendo rumwe ukagera mu rugo ukarya ukaryama ugacya nta nuko ubwate se wagezeyo amahoro nibyo rero nibyo yego reka manze mbwira abantu ko CB Link ni kampani nziza cyane igufasha kugenzura ibikorwa byawe ukabimanaginga witurije nta stress kuko ubikorera mu mashini yawe nta ibyo bidagije bafite systeme yitwa Mero Quick Mero Loco Mero Easy ayose nama product abafasha kumanaginga ibyanyu yego abamahoteli abinganda abashoramari bajya kurangura hanze mwese afite amastoke erega buriya nazaburirwa na za skoro zabikora n'aba distributeri bazo yego buriya ndizera ko bazajyayo izagerayo ikaba system ikajya imenya ngo yakamyo yavuye hano ku Gisenyi ubigeze Kibungo ntuza mushuti wanjye Chrysostome Karuranga arapakuruye yakiriye amakesa ya naya Karuranga yabishyira muri machine ku Gisenyi bakabibona urabyumva noneho nyuma yaho uwitwa ntuza ntinya wenda araje atwaye amakesi 100 ayavanye kwa Karuranga yagera kwa ntinya kwa Karuranga akabavuyemo akajya kwa ntinya burarirwa ikabibona noneho ya stock ya Karuranga ikazajya gushira burarirwa ibibona ikibwiriza ati ko Karuranga ziri kumushirana shofe iyo kamyo muyijyane kwa Karuranga nibazimaze mbere undi akagenda ati kwa Rupiya stock ya Rupiya turimo turayibona hasigayemo udufanta dukeya mwohereze yarabyoroheje niyo mpamvu yitwa easy management yego murebe kano ka video rero karimo na nimero zabo za telefone mubahamagare mubahereza akazi babibakorere neza cyane yego Premium Construction Group nabo ni abaengineeri beza cyane babahanga babanyamwuga rwose bakubakira inzu nziza ikomeye uturamo kumva uranezerewe wari waba mu nzu kumva iyo nzu ntago yishimiye
ariko premium ikubakira inzu rwose ukayiba munezerewe kandi wishimye. Baravanze abanyarwanda n'abanyamahanga, rero ni mubahamagare kuri 0784 42 57. yego bakorera hano i Remera mu marembo ya REB, bafite n'ishami Rusizi. Iyo ufite amafaranga yawe baraza bakakubakira inzu ikomeye, iyo ufite amafaranga uzagenda uyabona mu byiciro nabyo barabikora. Ibyo byose mugakorana neza cyane. Mwari waretse nkagushimira. Niba wumva bihagije Birahagije. uretse gato